Kurikira kuri iri cano ukuri kw'ijambo dusoma, twishimiye kubana namwe muri iki gitondo cy'uyu munsi, aho tubazaniye ubuhanuzi igice cya 4 bwakurikiraga ubundi twagiye tutambutsa. Ni ubuhanuzi twahawe rero ku itariki 5 z'ukwezi kwa 12 2022. Imana yacu nishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Hanyuma rero iki gitondo cy'umugisha twishimiye kubanza kubabwira gato ku buhamya bw'umuhamagaro. Hanyuma ubwo twari abakozi b'Imana n'ubundi bisanzwe, ariko Imana iduha impano ku itariki 11 z'ukwezi kwa 2 2006, twatangiye n'umuhamagaro w'ivugabutumwa n'ubuhanuzi. Hanyuma bigeze mu mwaka w'ibihumbi 2020 niho twari twagize anniversaire ku itariki 14 z'ukwa 7 n'ubundi bisanzwe muri uwo mwaka. Hanyuma dusenga Imana kugira ngo ihindure icyerekezo. Byari mu nsanganyamatsiko ivuga ngo igihe twazengurukiye umusozi kirahagije. Hanyuma ubwo ningingaga Imana nyibwira ngo Uwiteka naragukoreye, igihe kirageze noneho ngo twereke uburyo bwo gucyamika, kuko twazengurutse Sayiri. Muri make twari twarabaye mu buzima bugoye kandi bukakaye. Hanyuma Imana nibwo yadusangira avuga ngo ahubwo igihe cyo gukorana iki ngiki ubu nibwo ugiye kongera kunkorera bundi bushya, kuko naje kwerekwa imirimo nakoze nsanga koko ni myinshi, ariko Imana irambwira ngo harageze noneho ngo ukore, kandi ukore birushije uko ugomba gukora. Ndabwira abantu rero bahamagawe n'Imana, ubwo babona bacitse intege, ubwo babona Imana ikwiye kugira ikindi kintu bakorera ngo binjire mu mudamaro n'umunezero, ahubwo ndababwira ngo nicyo gihe cyo gukora kandi ugakorera Imana cyane, kuko Imana ishaka gukoresha bundi bushya. Imana irambwira icyo gihe ngo iminsi ushigaje ahubwo ni iminsi yo gukora cyane, kugira ngo wibikire ubutunzi butazashira kandi aho ingesi n'inyenzi bitaba. Imana yacu nishimwe. Hanyuma rero nibwo yahitaga injyana mu iyerekwa y'ibintu bizamara imyaka 7 cyangwa ibintu bizaba mu myaka 7 iri imbere, uturutse igihe twababwiraga ubuhanuzi bwo muri 2022 bwo mu kwa 12. Imana yarambwiye rero ngo hazaba ibintu bikomeye cyane, abantu ngo bazakingirwa nk'amatungo muri ibihe biri imbere 7. Icya kabiri, ubumenyi bw'umuntu buzateshwa agaciro, hakoreshwa ubumenyi bw'amarobo. Icya gatatu, icyubahiro cy'umuntu kizakubitwa hasi, isi yoborwa n'ikoranabuhanga. Ibi ni ibintu twanatangiye kubona. Icya kane, hazabaho guhuzwa k'ubupapa, Isilamu n'ubukristo. Ubwo hazabaho intambara y'amadini ku bazaba batemera ibyo ngibyo byose. Hanyuma ifaranga rimwe rizakora, muri make mu buryo bujyanye no kudafata amafaranga cash mu ntoki, no buryo bita cashless. Nicyo isi izakoresha rero cyane, kandi n'ibintu bigiye gusohora cyane vuba muri kino gihe cy'imyaka 7 iri imbere. Hazaba intambara z'urudaca muri Afurika, hanyuma ku Burayi na Amerika hazabaho intambara zo gukoresha intwaro z'uburozi, ku buryo abantu batuye muri ibyo bihugu cyangwa muri iyo migabane bazifuza kuza muri Afurika kuhashakira ubuzima, kuko ariho bazaba babona hari amahoro kuruta aho muri ibyo bihugu. Hanyuma ikindi gikurikiyeho, iyo myaka rero, iyi myaka 7 iri imbere ni imyaka izakorwamo ibikorwa by'ubugome bikomeye cyane ndengakamere. Satani yerekana ko nta rukundo afitiye ikiremwa muntu, niho azabigaragaza kandi abantu bazayibonesha amaso. Imana yacu turengere kandi izadufashe mu bihe bikomeye kandi ibihe bigoye biri imbere. Imana ijya kudusobanura bino bintu rero byari kugira ngo tubishyire ahagaragara. N'ubundi ni amagambo yanditse muri Bibiliya, ariko ni uburyo bitazatungura abakristo. Bibiliya ivuga ko mu minsi y'imperuka hazabaho iyo birushya kandi ibintu byose bizasohora cyane. Muri no myaka 7 rero Satani yafashe umugambi wo kwihutisha ibintu byose yagombaga gukora bitakozwe, n'ibyo abanyamasengesho bagiye basenga bikaburizwamo. Hakozwe inama y'abadayimoni yanzura ko ibikorwa bya Satani bigomba kwihutishwa cyane muri no myaka 7. Hanyuma rero imyaka 7 ni imyaka igoye kandi tuzayicamo, ariko ni n'imyaka izabamo agaheka karindagiza,
kuko hazabamo amasezerano menshi gusohozwa kwayo. Imana isubiza amasezerano kuko Imana ifite umugambi wo kuzasubiza amasezerano yagiye isezeranya abantu, kuko nta muntu n'umwe ishaka kugishamo imyenda cyangwa kujyamo umwenda. Imana yacu idufashe kandi Imana yacu tugirire neza. Hanyuma rero nje ku kintu kivuga ngo ibireba u Rwanda n'u Burundi. Muri iri yerekwa nabonye ubuhanuzi bureba u Rwanda n'u Burundi, mbona ubuhanuzi bureba Afurika ndetse na Amerika n'Uburayi n'isi yose muri rusange. Hanyuma ibireba u Rwanda, mu ijuru hamanutse amagare, ngiye kubona mbona mu ijuru hamanutse amagare menshi, abantu batangira gukurira amagare. Abantu batwara amagare yabo, hanyuma bamwe marayika arababwira ngo bikwirwa burira amagare, ahubwo buri muntu igare rye arifata rijyane mu rugo. Mbona abantu benshi amagare bayabitse mu ngo iwabo, isaha n'isaha, igihe n'igihe, bazurira igare batahe. Imana yacu ishimwe. Hanyuma rero hari n'abantu babujijwe kurira amagare kugira ngo bazavuge cyangwa bazasobanurira abantu ibyo bagiye babona cyangwa bazabwiriza ubutumwa kugera ku mperuka. Hanyuma rero abo ngabo amagare yabo arahari, ariko igihe nikigera bazayurira umurimo igihe cy'isarura gishize. Imana yacu itugirire neza. Hanyuma muri iki gihugu cy'u Rwanda n'u Burundi, ni ibihugu Imana yahaye amasezerano akomeye cyane, ni ibihugu Imana yishimiye, ni ibihugu bifite ibintu byiza bizabibamo, ariko hamwe no kurwanwa n'umwanzi cyane. Niyo mpamvu bihura n'ibibazo cyane, intambara z'urudaca ndetse no kudahuza no kutuzuzanya, ariko Imana ibifata nk'igihugu kimwe kandi gifite amasezerano amwe. Ni ibihugu rero bizabonekamo ubutunzi bukomeye cyane muri bino bihe by'imyaka 7. Ni nayo mpamvu bigenda bica mu ntambara zikomeye no mu ngorane. Imana irambwira ngo ibi bihugu yabitegwemo abavugabutumwa bazabwiriza isi yose mu bihe bikomeye, mu bihe bya nyuma. Bazabwiriza bakoresheje ikoranabuhanga cyangwa bategera indege bajye kubwira isi. Niko Imana yabiteguye. Imana yabiteguwemo abantu, kandi ni ibihugu by'umugisha, ni ibihugu abantu bazakunda kandi bakishimira kuba babibamo bakanabituramo. Ariko muri kino gihe cy'imyaka 7 gusohora kw'ibi bikorwa bya Satani byinshi bizasohora, bizabakarindagiza cyane ku bantu bamwe badasenga. Bazabona ari iterambere, babona ari n'amajyambere, ariko kumbi ni umugambi wa Satani wo kurangiza isi, kuko buri kintu cyose kizasohora kandi kigaragare mu maso y'abantu bakireba. Imana yacu tugirire neza. Hanyuma nagiye kubona mbona none haje icyorezo gikomeye. Ni icyorezo cyiswe ni icyorezo cyicaga umuntu aryamye bugacya apfuye. Ni icyorezo rero cyiswe ngo muryamo. Ni indwara ufatwa ijoro rimwe bugacya upfuye. Imana irambwira ngo iki cyorezo nta yindi nsinzi izagitsinda usibye gufata umuryango wawe ugasenga ninjoro, mugasenga isengesho ry'uburinzi, marayika w'Umwami Imana akabarinda icyo cyorezo, kuko bizakora kandi n'ibintu bizaba bihari. Nta muti, nta rukingo, ntibizamenyekana. Iki ni icyorezo cyakwica abaganga, iki ni icyorezo cyakwica abakomeye, iki ni icyorezo cyakwica abakene. Ariko hamwe no kwizera no gusenga, Imana ihishura ikintu kizaba cyangwa imigambi ya Satani iteguye, ariko inafite insinzi. N'iki Imana yacu tuyikundira. Imana yacu ishimwe kandi Imana yacu nihabwe icyubahiro. Hanyuma ikindi gikurikiyeho, hazabaho uruvange rw'ibisubizo byihuse. Abo Imana yabwiye ubukwe muri kino gihe cy'imyaka 7 nibahumure rwose, ubukwe buzasohoza. Abo Imana yabwiye urubyaro nibizere ko bagomba kubyara, kandi kuko ari Imana yabivuze. Abo Imana yahaye amazu bazayabona. Abo Imana yabwiye amafaranga cyangwa ubucuruzi bazayibona. Kandi abo Imana yabwiye gutura mu migi iyo ari yo yose bazahatura, kuko ni igihe cy'ibisubizo cyo gusohoza buri bintu. Uko Satani azabasohoza ibye yagambiriye, ni nako n'Imana izabisohoza ibyo yagambiriye. Ariko ikintu kizagorana cyane muri bino by'imyaka 7 ni agakiza, ni ukugira ngo abantu bagaragaze agakiza kabo. Gutwara agakiza n'imyitwarire mu gakiza, iyi myaka izasobanura ibintu. Bizagaragaza niba ufite agakiza cyangwa bigaragaze niba nta gakiza ufite. Mu musozo w'iki kiganiro turi buze kubereka nkuko twabibateguje agakiza icyo ari cyo, nuko umuntu agomba gutwara agakiza. Iki gihe rero kizasobanura iby'agakiza. Niyo mpamvu twabazaniye amakuru yo kuvuga ngo nimufata agakiza mwahawe ku buntu, mukarinde, mukabere maso, kandi mugerageze kukagendamo neza no kwitwararika. Imana yacu ishimwe kandi Imana yacu ihabwe icyubahiro. Hanyuma ijwi rirongera rirambwira ngo abagore bo mu Rwanda ngo nibasenge, ngo amasengesho y'umunsi umwe ngo basengere ngo abahungu ba Rasheli.
kuko ndibuka igihe Rasheli abana be bari bamaze kwicwa ngo Rasheli yanze guhozwa. Hanyuma rero hari umugambi wa Satani wo kwica abana b'abahungu. Amasengesho y'abagore y'umunsi umwe azakuraho uyu mugambi wa Satani, kandi n'umugambi ukomeye, kuko tutabaye maso ngo duhaguruke dusenge uyu mugambi wazasohora mu bikorwa, buri mugore wese akarira. Imana yacu rero itugiriye neza. Hanyuma nagiye kubona mbona muri iki gihe cy'ibihe birindwi, Imana yise igihe cy'ibihe birindwi, mbona u Rwanda ruhawe marayika wo kururinda, marayika wo kunga, ndetse marayika wo komora ibikomere, kuko abantu bari bafite ibikomere byinshi. Ngiye kubona mbona rero hasigaye ibyiciro bibiri byari abantu bari barimo, cyari icyiciro cyo kuba wubaha Imana cyangwa icyiciro cyo kutubaha Imana. Hanyuma abantu babona amahoro, abantu babona umutekano. Imana yacu ishimwe, kandi Imana yacu itugire neza. Hanyuma tugeze ku gice cyo gusoma amagambo y'Imana, tukabereka amakuru agakiza Imana yatubwiye tugomba kugendana n'agakiza icyari cyo. Turasoma rero mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 55 n'umurongo wa mbere kugeza ku wa kabiri. Aravuga ngo, yemwe abafite inyota nimuze ku mazi, kandi n'udafite ifeza nawe naze, nimuze mugure murye, nimuze mugure vino n'amata mudatanze ifeza cyangwa ibindi biguzi. Imana yacu ishimwe, Imana yacu ihabwe icyubahiro. Uyu mwami wacu we mu byo Yesaya yeretswe akanahanura, yabwiye abantu, atanga itangazo ngo nituze tugure. Iki ni igihe cyo kuza gufata agakiza, igihe cyo kuza kwakira agakiza duhebwa ku buntu, kubw'ubuntu. Ariko aka gakiza ntago ari ubuntu, kuko aka gakiza twakabonye ariko habonetse igitambo cy'amaraso umwami wacu Yesu yameneye ku musaraba. Hanyuma rero natwe icyo dusabwa ni ugutanga cyangwa tukarekura ibyaha byacu, hanyuma tugatwara agakiza. Aka gakiza rero tukabona ku buntu, niyo mpamvu tugomba kugakerensa. Hanyuma abantu Imana irambwira ngo barimo baragura ibintu bidafite agaciro, barimo baratanga amafaranga ku bintu bitagira umumaro. Hanyuma umuntu uzaba ufite agakiza muri kino gihe cy'ibihe birindwi biri imbere, guturuka muri 2022 kugeza ukomeje imyaka 7 iri imbere, hazaba ibihe bigoye kandi ibihe bizagora umuntu wese. Imana ishimwe ko itubwiye iby'iyi myaka ingana gutya yose. Ni imyaka myinshi, imyaka tugomba kumenya ngo hazaba iki, hazakorwa iki, ukamenya icyo wakora. Ariko icyo Imana irimo kutubwira twakora ni ugushaka agakiza muri bino bihe, kuko agakiza bizaba bigoye ko umuntu yakabona mu iterambere zaba ririho, bizaba bigoye gukoresha kugendana agakiza mu ikoranabuhanga rizaba ririho. Ubuzima bw'umuntu burimo gushyirwa mu kaga, indwara z'ibyorezo zirimo kugenda ziza ubutitsa. Imana yacu itugiriye neza. Hanyuma rero uyu mwanditsi aravuga ngo nituze tugura amata na vino tudatanze ibindi biguzi. Imana yacu ishimwe, Imana yacu itugiriye neza, kuko Imana itwifuriza kuza kwakira ibintu by'umumaro, ibintu by'umugisha, ibintu byagira ahantu bitugeza, kandi nta kiguzi dutanze. Hanyuma Imana insobanura agakiza, yaje kunyigisha irambwira ngo nigisha abantu agakiza. Abantu benshi bazi ko agakiza ari ikintu kindi, ariko ndashaka kubabwira ko ari ikintu cy'agaciro. Imana igereranya nka zahabu, Imana igereranya nka zahabu kandi yo kurindwa. Imana yampaye ikimenyetso mu ishusho y'igi, irambwira ngo agakiza kagereranywa n'igi. Igi ni ikintu cy'agaciro ushobora gufata ukagendana, ariko wakwibeshyaho gatoya cyakwikubita hasi wagitakaza ugahomba. Agakiza nako iyo umuntu agataye ntago abasha kugatoragura, kandi aka gakiza ntikabikwa mu ikote, ahubwo gashyirwa ku mugaragaro. Imana irambwira ngo abantu nibatwara agakiza ku mugaragaro, buri wese abone ko ufite agakiza, kandi aka gakiza ugatware wigengesereye nk'uko watwara irigi, kuko irigi gikubise hasi ryameneka kandi wahomba. Hanyuma iyo umuntu afite agakiza ntago agakiza wagahisha mu ikote, ntago agakiza wagasiga mu rugo, nuko ukagendana buri wese akabona ko agakiza. Kuko uramutse ugashyize mu ikote, umuntu akwegereye akakwikubaho, ushobora kuba byajya ryameneka. Ni ikigaragaza rero ko agakiza twahawe ni ikintu cy'agaciro, ariko tugomba kurinda. Imana yacu ishimwe, kandi Imana yacu yahabwe icyubahiro. Hanyuma rero kandi tukakagaragaza, umuntu wese akabona agakiza kawe, umuntu wese akabona agakiza kawe. Amagambo nasomye mu byanditswe ni muri Zaburi ngo Uwiteka yagaragaje agakiza ke, gukiranuka arakugaragaza kwereka abantu. Uwiteka niba yagaragaje agakiza ke, natwe tugomba kugaragaza agakiza kacu, kandi mu bihe bikomeye, mu bihe bibi, mu bihe bigoye no mu bihe bitagoye. Yesu yaravuze ngo umuntu ushaka kunkurikira
niyiyange yikorere umusaraba we iminsi yose. Umusaraba avugaga rero ni ibibazo uhura nabyo, ni ingorane, ni ubuzima bwawe, ugomba kugendana nabyo kandi iminsi yose utabifashije hasi. Imana yacu ishimwe kandi ihabwa icyubahiro. Imana yongera kumbwira ngo nimbwira abantu inzira ijya mu ijuru. Inzira ijya mu ijuru ngo ni inzira yo kwera no gukiranuka, ngo umugenzi niyo yawe umuswa ntago azayoba iyo nzira. Hanyuma rero turasabwa kwera kandi tugakiranuka, tugakomeza agakiza kugeza ubwo umusozo w'igihe ubuzima bwacu, umusozo w'isi uzagera, hanyuma tukagera mu byo twateguriwe. Tugomba rero gutwara agakiza neza, tukarinda ibyo twahawe kugeza tugeze ku mperuka, kuko ibihe bikomeye n'ibihe bigoye byo kugamburuza abantu bafite agakiza birahari. Iki ni igihe cyo kugira ngo werekane agakiza kawe kandi ukagaragaze unakarinde. Agakiza ni ikintu cy'agaciro, nk'uko wafata irigi ririmo ibintu by'agaciro, kuko irigi uririnze neza nk'uko inkoko irirarira iribyaza umusaruro, hakazavamo abana bakayigira umumaro. Ni nk'uko Imana yambwiye ngo agakiza uzagafata akakarinda akagacunga neza kazamubyarira ubugingo buhoraho, kazamubyarira ubuzima. Imana yacu nishimwe kandi Imana yacu ihabwa icyubahiro. Hanyuma ikindi Imana yarambwiye ngo impanda y'Uwiteka nivuga abantu bafite agakiza nibo bazayumva, abakijijwe bose bazayumva. Hari abantu bibeshya rero ko bazumva impanda badakijijwe, ndetse tuzabona n'abantu benshi baba mu nsengero bakaba mu makorari ariko badafite agakiza. Washaka agakiza ke ukakabura, wamushakaho imbuto ukazibura. Kubera iki rero? Imbuto nizo zigaragaza ko ufite agakiza. Ni imbuto n'ubundi ziri mu Bagalatiya 5: urukundo, kugira neza, ubugwaneza, kwihangana, gukiranuka ndetse n'ibindi. Hanyuma rero umuntu uzasanga adafite zino mbuto ntuzamushakire agakiza, kuko agakiza ke nta kazaba afite. Ikindi gikurikiyeho, nahawe urugero nk'urwo Ezekiyeli yahawe ubwo Imana yamwerekaga amazi. Yaragiye ngo agera ahantu hari amazi marayika amubwira kuyinjiramo, yigira imbere, amazi ngo amugera mu bugombambari, yongeye kwigira imbere amazi amugera mu mavi, ategekwa kongera kwigira imbere ngo amazi amugera mu rukenyerero, ngo aho atabashaga kuba yatambuka. Imana irambwira ngo agakiza kagereranywa n'amazi ari mu rukenyerero, aho utabasha kugenda uko wishakiye, aho ugomba kugenda wigengesereye, aho gusubira inyuma nabyo biba bitakorohera, aho gukebuka, aho kwifuza ibindi bitagukundira. Naho abantu bafite agakiza kabagera mu bugombambari, bakora ibyo bishakiye, bakagenda uko bashatse, kuko batazi abari bo. Imana yacu tugire neza kandi turengere. Harasabwa rero ko twigira imbere, tukigira imbere, tukagera mu cyiciro cyaho tugerwa mu mavi, ndetse tukagumya tukigira imbere, tukinjira mu gakiza neza, agakiza kakatugera mu rukenyerero. N'iki Imana twifuzaho bikagaragarira abantu, natwe ubwacu tukumva ko tukarimo, kuko icyo gihe iyo umuntu ari mu amazi amuri mu rukenyerero, ntago aba yabasha kuba yabuja ngo ajye mu ruhande ashaka. Uruhande ugendamo ni uruhande ruri imbere yawe, kandi kugenda mu mazi ni ukwitonda. Imana yacu turengere kandi Imana yacu itugirire neza. Hanyuma rero hari ibitabo 3 nabyo biri mu byanditswe byera. Ndimo ndabwira abantu ngo aka kanya basuzume igitabo bashobora kuba banditsemo. Hari igitabo cy'imirimo, hakaba igitabo cy'ubugingo, hakaba n'igitabo cy'urupfu. Igitabo cy'urupfu rero, abantu banditse muri icyo gitabo ni abantu bazahura n'urupfu rw'iteka, nta gakiza bafite. Ariko abantu bari mu gitabo cy'ubugingo barasabwa kugira imirimo y'abera izabaherekeza, kugira ngo imirimo yabo yandikwe. Niba rero utanditse, aka kanya turimo turagusaba ugira umwete wo kwiyandikisha mu gitabo cy'ubugingo, kuko iki ni cyo gihe. Uyu munsi niwumva ijwi ry'Imana, ntiwinangire umutima wawe. Imana yacu itugire neza kandi Imana yacu ihabwe icyubahiro. Dusoje rero tubabwira ibintu byagombaga kuzaranga ino myaka 7 iri imbere, ndetse no kubabwira umugambi w'Imana ifite ku bihugu by'u Rwanda n'u Burundi, ndetse n'ibizagaragara ku isi. Hanyuma rero isi rero ubwo izaba iri mu mage, ubwo izaba iri mu bikomeye, abakijijwe tuzaba dufite uruhande duherereyemo, tuzaba tuzi ubwenge. Imana izajya iduhishurira, Imana izajya itubwira ibihe akantu ku kandi, umwaka ku wundi, n'ukwezi ku kwezi, kugira ngo tubashe kugira uko twabyitwaramo. Ndashaka kubwira abantu bari gukerensa ibyo tubabwira n'ubuhanuzi bwanditse muri Bibiliya, ariko hari ukuntu Imana yegera umukozi wayo ikamubwira ngo mwana wanjye sobanura aba bantu ibyari byo. Mu gihe cy'ivuka ry'umwami wacu Yesu Kristo byatunguye abantu, ni nk'uko urupfu rwe rwabayeho. Abantu benshi niho basobanukiye ko yari umwana w'Imana, ariko nanone no kuzagaruka kwe kuzatungura abantu. Bizamenywa n'abanyabwenge nk'uko ivuka rye ryamenywe n'abanyabwenge. Abo twitaga bungeri babimenye nyuma, nabwo baburiwe na marayika babwiye ngo nibajye kureba umwana yavutse. Imana yacu tugire neza rero, turimo turabwira abantu
babe maso, bagira ubwenge mu biganiro no mu buhanuzi bumaze iminsi butambuka. Imana yagendaga idushinze ikintu cyo kutagira ubwenge. Iki ni igihe cyo kugira ubwenge. Rero reka dusenge kandi twinginge Imana idufashe, izaturengere mu bihe bigoye, tuzabona uko twitwara mu bihe bigoye, aho tuzahura n'ibihe bikomereye umuntu, aho Satani azagaragaza ko ikiremwa muntu acyanze, akagaragaza ibimenyetso n'ibihamya, aho twagiye tubasobanura uko abantu bazajya bahabwa inkingo nk'uko amatungo azihabwa, bigaragare ko ikiremwa muntu kirimo kugenda kirangira kandi kitifuzwa, hashaka gukoreshwa ikindi kintu byasimbura umuntu. Imana yacu turengere kandi Imana yacu tugire neza. Reka dusenge Imana. Mana, turagushimye kuko uri Uwiteka, uri umwami kandi uri umutware, uri rubasha, ugira neza, uri gitangaza. Tugushimiye ko ugenda uduhishurira, tugushimiye ko ugenda uburira abantu, ufite umugambi mwiza wo kugenda usobanura ibintu akantu ku kandi, kuko abantu bose bazabana nawe nta kintu bazayoberwa, kuko wavuze ko nta na kimwe uzajya gukora utakimenyesheje intore zawe zigutakira ku manywa na nijoro. Nuko dusengeye abantu ngo bahumuke kandi babe maso, kandi uduhe kwirinda ku gato no ku kanini, uduhe uburyo bwo gutwara agakiza no kukagendamo, icyubahiro n'ikibi cyawe, mu izina rya Yesu, amen.